turi kwihuta cyane ariko biri kugendera kuri gahunda yabyo, ntabwo ari ukwihuta nko kuvuga ngo ni ukwihuta, ahubwo niko Imana yabishatse kugira ngo natwe tuve aho turi, tugire ibindi bitekerezo, tugire indi myumvire igendanye n'igihe Imana iri kutubwira. Rero muri uyu mugoroba icyigisho tugiye kwiga ntabwo kiri kure cyane y'ibyo twari turiho mu hashize, ndetse nakomeje mbaza Imana niba ari ingenzi cyane yuko nabyo tubirebaho, kubera yuko hari ukwibwira yuko nyine hari igisobanuro cyangwa se ubumenyi runaka abantu bafite, maze ibintu ntibibe bigifite agaciro kabyo cyangwa bibe bigikomeye, bikaba bimeze nk'aho abantu baba biga ibintu bazi. Ariko icyo gitekerezo nacyo si cyiza, kubera yuko ijambo ry'Imana, Imana ishyiramo umwuka waryo ku buryo ibyo kuvuga ngo hari ukurimenya, ibyo kuvuga ngo hari ko umuntu asanzwe arizi, ibyo byo bikigizwayo, hanyuma umuntu akiga icyigisho gishyashya. Rero turi ku cyigisho kiboneka muri Matayo igice cyaho cya 5 ku murongo wa 27, aho bari bari kutubwira ngo ntugasambane. Niho twize kare, ndetse n'ubu nari mbabwiye nti ni nk'aho ariho turi kugaruka, kubera yuko iri jambo rihishe amakuru menshi, harimo ayo Yesu yahise agaragaza avuga ngo mwabwiwe kera ngo ntugasambane, ariko yeweho ndababwira yuko umuntu wese wifuje mu mutima aba yamaze gusambana, agira ngo tugende tujye mu bugingo bwacu, mu mitima yacu aho ibyifuzo biba, hanyuma icyo ngicyo nitugisangamo twihane icyo cyaha, kandi dusabe guhindurirwa umutima, kandi dusaba akamenyero n'imbaraga bishishikaye kugira ngo habeho kunesha ubwo bubata bw'imbaraga y'irari rya kamere y'ubusambanyi, maze aho hantu hari iryo cumbi ry'uko kwifuza kubi, habe icumbi ry'Imana igahabwa icyubahiro. Ko twabibonye, ariko ngiye kubabwiraho ikindi kintu gikomeye kiri ku murongo waho wa 29. Ijisho ryawe ry'iburyo nirigucumuza ijisho ryawe ry'iburyo nirikugusha, gusoma neza, ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka rikakugusha, yego urinogora uritekure, byiza nuko wapfa ijisho rimwe, aho biruta ko umubiri wawe wose wawujugunywa muri Gehinomu. N'ikiganza cyawe cy'iburyo nikigushuka ugice ugitekure, byiza nuko wabura urugingo rwawe rumwe, biruta ko umubiri wawe wose wawujugunya hehe? Muri Gehinomu. Hano kubw'ikibazo cy'iki cyaha cyo gusambana, Yesu yatanze urugero ruteye ubwoba runakomeye kugira ngo mwumve yuko nta mikino irimo. Aravuga ati uku kuntu bimeze, aho kugira ngo ijisho rikushuke rikugusha urimbuke wese, ryo ryaba rigiye ku ruhande, ariko urugendo rwa gikristo rwo rukagenda gute? Rugakomeza, ukazarusoza nta jisho ufite, ariko ufite ubugingo buhoraho. Ibyo ni byo byiza kuruta uko wajyana ingingo zawe zose hehe? Muri Gehinomu. Niyo mpamvu ngira ngo wumve niba Yesu nta mbabazi ahaye umubiri, ahubwo kubwo kukwifuriza gukiragagena yuko ingingo zimwe zitakara mu nzira zikabaho nk'izitarabayeho, wumvira uburemere bw'iki kibazo kuri uru rugero rutanzwe rwa nyuma ngo ijisho nirigucumuza ugenze gute? Mu by'ukuri biranumvikana neza yuko atari iri jisho rigaragara, ariko hari urundi rugero rutari n'ingero, ahubwo akaba ari ibintu bibaho igihe urugingo rumwe muzo ufite bigaragaye ko rufite ikibazo cy'indwara, nyamara iyo ndwara ikaba yazasakara igafata izindi ngingo, ikaba yanafata umubiri wose ikakwica. Mu isi bashima yuko urwo rugingo barukata rukavaho, hanyuma ukarokora izindi usigaye rwo rwagenze gute? Niyo mpamvu urugero Yesu yatangaga si ibitabaho. Ariko nicyo gitekerezo cy'ubumara bwokoje urugingo rumwe bushobora gufatiraho umubiri wose n'izindi maze ugapfa,
nyamara mu gihe rwo ruvuyeho ushobora kumara iminsi da. Abantu barwara kanseri y'ibere bakarikata, aho ngo irindi rifatwe bizasoze n'ibihaha bifashwe n'umutima hanyuma upfe, uratunga ibere rimwe. Umuntu agasinya akishimira yuko ibyo babigenza gutyo. Yego, umuntu agira uburwayi bw'akaguru bakagakuraho akashima kasigarana kamwe, aho kugira ngo umubiri wose ugenze gute wangirika apfe. Ariko ubwo bwenge kukibubura muri uku gukiza ubugingo, nuko Satani aho hantu ari hahagaze mu mubiri yashima ko rwose n'amaboko yose bayakata, ariko mu by'agakiza reka ntibikorwaho. Ariko hano ndaje mbabwire ko bikorwaho. Urwa mbere rwa Petero, igice cyaho cya 4, kugira ngo mumenye yuko iyi ntambara ari intambara ndetse irusha umubiri gukomera. Isaba umuntu kwigomwa, igasaba umuntu kwicaho ingingo, ikintu nakita nko kwicaho ingingo, nyine igisobanuro cy'ibi Kristo yavuze. Kandi umurongo wa mbere nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri, muba ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro, kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha. Iyo umuntu atangiye kureka ibyaha ngo ababarizwa hehe? Ugira ngo ababazwa n'iki? Iyo umuntu aretse ibyaha ababazwa n'iki mu mubiri? Nuko umubiri ntabwo uvuga ngo bya bintu ntabwo mbishaka. Nubwo wakijijwe umubiri ugomba gushaka ibyo ugenje gute, ibyo ushaka, ndetse ahubwo icyo gihe ubishaka cyane kurenza igihe utari wagakizwa. Inzara y'abantu basenga ntabwo ari kimwe n'iy'abadasenga. Irari ry'abantu basenga si kimwe n'iry'abadasenga. Oya rwose. Ubukene bw'abantu basenga si kimwe n'ubw'abadasenga. Oya. Amahirwe yo mu buzima busanzwe y'abantu basenga si kimwe n'ay'abadasenga. Kubera yuko Satani arahagarara agakorera mu mubiri. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo ahera icyo gihe amaze kureka ibyaha akababarizwa hehe? Mu mubiri. Hanyuma bikagenda gute? Kuko abubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha, ngo ahere ko amara iminsi isigaye akiri mu mubiri, atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe umuntu ahisemo gukora iby'Imana ishaka, bingana no kunogora ijisho ukarita kure, bingana no gufata ukuboko ukaguca, bingana no gufata ikirenge ukagica, kure ku bushake bwawe ugakora iby'Imana igenje gute. Wowe uri umuntu umwe, umubiri ufite ibintu uri gushaka, ariko n'Imana wakiriye mu mutima ifite ubushake bwayo iri kugenza gute, iri kukuyoboramo. Izo mbaraga ebyiri rero iyo zihuriye muri wowe ugahitamo kumvira ubushake bw'Imana, ugata ubushake bwawe, ubungana n'umuntu uciye akaboko pe kaguta kure, ubu utazajya kugatora. Ubungana n'umuntu unogoye ijisho agasigarana rimwe, uba umeze nk'umuntu ugenda adafite ingingo zuzuye. Ariko turi kumwe. Iyo utabyumva gutya, ubu utaragera biba bitaraba gutya nyine. Umvira ijambo ngo ahere kamara iminsi isigaye akiri hehe? Bibiliya tugeze ku murongo wangahe? Wa 2. Muri kunkurikira? Kugira ngo ahere kamara iminsi isigaye. Nababwiye ngo uyu muntu iyo yakiriye igitambo cy'ikaruvari, ngo nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri, mwakire nawe uwo mutima we. Uwuhe? Uwo nubwo yahoranye n'Imana, ntiyatekerejwe ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwa hehe? Ku musaraba, kugira ngo ucungurwe. Nuko ubwo yababarizwaga mu mubiri rero, kugira ngo ucungurwe, wambara umutima we, mugira umutima wari muri Kristo Yesu. Abafilipi igice cya 2. Yego, mwambara umutima we. Kubera iki? Kuko mu mubiri Yesu nawe yari umunyantege nke, ariko ntabwo ubushobozi bwo kurwanisha yabukuraga mu mubiri, ahubwo umutima we wahoraga wisunga se, bigatuma intambara zo mu mubiri azibonera intsinzi. Mumwibuka ari gusenga ati, Mana yanjye ndakwinginze untabare, niba bishoboka iki gikombe kigenze gute kindenge, ngo umutima niwo
ukunze ariko umubiri ufite iki? Intege nke. Ntabwo yasengaga rero asabira kumvira umubiri, ahubwo yasozaga avuga ngo Mana ibyo ushaka aba ari byo bigenza gute biba. Noneho akayibwira ngo niba ushaka ko kitandenga kereka nkinywereyeho, ibyo ushaka aba ari byo bigenza gute. Maze iby'Imana ishaka bigahura n'iby'umutima we ushaka, ariko umubiri bajya kuwuganiriza ukagenza ute? Ukabihakana. Ukubihakana rero bigatuma asenga cyane nawe ngo yiyegurire Imana, asohoze ibiri mu mutima we kuko yabaga azi ko ari byo bitunganye. Maze ngo umutima niwo ukunze ariko umubiri ufite iki? Kiriya ni ikigereranyo cy'umukristo w'umusirikare mwiza. Usengesha umwuka iteka, umusirikare usenga ngo aneshe, atari usengera mu mubiri ariho ashakira ubushobozi. Iyo uyisengeye mu mubiri usarura kubora. Rero mwambara uwo mutima we nk'intwaro, murwanisha umubiri cyangwa murwanisha umutima wa Kristo. Umutima uhinduka iyo ntwaro. Ngo ahere ko amara iminsi asigaye akiri mu mubiri, atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu y'umubiri, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Iki kintu Petero avuze Mwuka Wera kibasobanurira, umuntu wese uri kumva abyumve. Ngo ahere ko amara iminsi agenda ate isigaye. Nababwiye ngo iyo umuntu rero yakiriye Kristo ni ukwakira uyu mutima ufite ubwo bushobozi n'ibyo bitekerezo. Iyo umuntu yakiriye Kristo nk'umutabazi n'umucunguzi we, Kristo aterura uwo muntu akamushyira mu ishuri. Iryo shuri baravuze ngo ahere ko amara igihe asigaje akiri hehe? Mu mubiri. Muri iryo shuri niryo tegeko. Ntabwo bambwira ngo uvemo, ahubwo mugume muri nge ntimuzatahe, nanjye ngume muri mwe ntuzanyirukane. Abo nibo bazakora iby'Imana ishaka. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, niwe ukora iby'Imana igenje gute ishaka. Hashize iminota ingahe dutangiye? Ibabwire iminota 13. Hari impamvu mbivuze. Iminota 10 n'ingahe? 13. Ngo ahere kamara igihe gisigaye, ahere kamara iminsi isigaye akiri mu mubiri, ariko atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Ari mu ishuri yiga amahame y'Imana, yiga ubumenyi bw'Imana, yiga imico y'Imana, yiga ingeso z'Imana n'imyumvire yayo, ngo ibyo bintu abikora uko amara igihe asigaye. Rero abantu biyeguriye Imana muri kontari irangira ry'igice, bameze nk'abantu bajya kureba y'ukuntu ibintu bimeze, nibasanga bitameze neza bazabivamo, nibasanga bimeze neza bagenze gute babigumemo. Reka ntago ari aho duparitse. Ni abantu biyegurira Imana burundu, ngo bahere ko bamara igihe bagenje gute. Musigaje igihe kingana iki? Mwiyeguriye Imana burundu, harimo kudashyiramo igihe. Igihe umuntu asinya amasezerano yo kugenda ntazagaruke, ni igihe ashatse umugore cyane, igihe ashatse iki? Umugabo. Icyo gihe nibwo asinya isezerano rivuga ngo kuzageza ngenje nte fuye. Yego, none mwiyeguriye Imana muri iryo sezerano se nibura? Ariko abantu baratinyuka bakabisezerana n'abantu, bakaba batinya kubisezerana n'Imana. Ariko ni mpaka musezerane n'Imana. Ibintu byo kuvuga ngo usuye ikigo cy'ishuri ngo uri kureba uko kiga, urabireba se kutigayo? Wabibwirwa n'iki uko biga? Yari ukuntu abana nabashyiraga ku murongo, abanyeshuri bose baca imbere y'ababyeyi babiyerekaho baririmba akaririmbo k'icyongereza, bavuga mu cyongereza, ababyeyi bagakoma mu mashyi. Ntibazi icyo byasabye ngo iyo ndirimbo y'icyongereza ifatwe. Uteze amatwi? Ntibazi inkoni zahatangiwe. Reka bo bari gushima Imana ngo abana bacu bari kuvuga iki? Abana banyu kuko uri kureba nyine. Nanjye nkahagarara hariya nyine nka mwarimu mvuga nti biri bugende neza uko mbizi. Iyo mubona abasirikare bakubita isaruti, akaboko katanyeganyega amanura pa, akati iburyo ubona bose bakase, bajya ibumoso bazamura indarapo, bakata inkota, uti ingabo z'u Rwanda turakomeye, nawe ukishyiramo. Uri indorerezi. Uri nke? Indorerezi. Niyo mpamvu wibwira ko ibishoboka.
igihe kimwe hari umuvandimwe yateye pompaje ndeba ukuntu amanuka byoroshye nkabona arazamuka mu buryo bworoshye ntavunika ntiyikanira ntacyuyabira nkabira pompaje njye sinayishobora indorereza ibintu byose uba ubona wabishobora n'umupira urarenga ukabona nawe ujya mu kibuga umupira ntiwari bukurengane wari buwuzane nyezamu uba ubona yabifashe nabi we wari buwukuremo kuko wicaye uri kureba none urajya mu ishuri ry'Imana ngo ugiye kureba ahirwa bazareba nka Simoni. Yari ukuntu Simoni yari afite abahungu bakurikiye Yesu. Simoni mujye mwumva watwaje Yesu umusaraba. Yari afite abahungu bakurikiye Yesu bagahora bamwigisha bakiyegurira Imana, wakwakiriye Yesu wazaje ugasanga Yesu reka arabyanga. Umunsi umwe avuye guhinga abona abantu induru yabaye induru, abantu bari nyina atari kuhabaye ikirana bajya kureba nk'ugiye kureba icyagenje gute. Hari igihe uzagenda umunsi umwe nk'indorerezi ukigenda bari we bikoreza uwo musaraba. Yarahageze ahasanga ari umusore bari gukubita, asanga baravirirana, asanga kareka abantu bose buzuye abadayimoni bari kumushihura, ariko bamwitegereje abona uwo mugabo wacishije make, aratuje, arihanganye, abafitiye impuhwe. Yesu abafitiye impuhwe, abona uwo mugabo ameze nk'uri kurengana, ariko ibitutsi bari kumutuka, inkoni bari kumuhata, umusaraba wamunaniye umugwano bwa mbere, akumva yajya nko kumufasha, maze wagumaniza mu watazi ko abandi buzuye abadayimoni yiha ibyo kugira impuhwe. Sinzi ukuntu bahindukiye bari gushaka uri gutwaze Yesu umusaraba kuko bari bamunogeje babona atari bugeri yajya. Bahindukiye basanga ni Simoni ufite izo mpuhwe. Bati vayo hano, abaraje umusaraba wagenje gute, bahumugeretseho, yaje aje kureba. Yagize uzaza kwiga bahite bakinga gate ngo nawe ugumemo wige. Aho utwara icyo atekereza ari kumva ibyo bavuga, yumva n'ibiri umusaraba ufite, yumva n'uwo muziranenge yagiye kugeza aho bamubamba ari wubambyeho, aragira ubwo buntu n'Imana kubwo kureba. Hari igihe umuntu apfa kumva yeze ngo yumvaga aho indirimbo turirimba ngo n'abamushungera ntabwo agenza ati ntabanga, kuko abantu benshi niko bameze. Nta muntu apfa guhitamo gukurikira Imana keretse iyo mwuka wera yamugendereye. Nabagenderere muhere ko mumara iminsi isigaye, musezerane n'Imana kumara iminsi isigaye mutayihemukira. Niba mwaramenye icyo kuba yarabababariye bisobanuye, kuba yarabapfiriye icyo bigenje gute. Umurongo wa 3, kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z'isoni nke n'izo kurarikira, no kunywa inzoga nyinshi, no kugira ibiganiro bibi, no gusinda, n'imigenzo izira cyane, n'abasenga ibishushanyo. Basigaye batangazwa nuko muri ibyo mudafatanya nabo gushayisha no gukabya ubukubaganyi nkabo bakabasebya. Nyamara bazabibazwa n'uwiteguye guca imanza z'abazima n'abapfuye. Niba ari ukumara iminsi isigaye, ubwo umenye ko ari ukumara iminsi isigaye unogora amaso, ujugunye ibintu byose birwanya Imana ufite, wiyambura ibibaremerera byose. Ni icyaha kibasha kugenza gute? Kubizingiraho vuba. Rero uku gufata ubushake bw'Imana ukamera nk'uyiyeguriye rwose, ndagira ngo turebe amagambo ari muri iki gitabo cy'inama zigirwa itorero ku mugabane waho wa 2. Ni ibitekerezo abantu batajya bemera ko bijya mu mitima yabo, kuko bazi ko binyuranye n'ubushake bwa kamere y'abantu. Maze ubwo bushake bw'Imana aho kugira ngo babugenderemo, banogore ijisho, bace ikiganza niba ari byo rwose byatuma ubu bushake busohozwa, maze bakagenda buhumye. Ariko niba igihe cyari gishize gihagije, mutega amatwi mwumve. Turareba amagambo ari ku ipaje ya 22, ku ipaje 22. Paje 22 tugiye kuhasoma amagambo umuntu wese w'ingaragu. Umuntu wese w'ingaragu bisobanuye ngo ni umusore kandi n'iki? Ni umukobwa.
ihame agomba kuba afite mu mutima we mbere y'uko yinjira mu ruhando rw'abarambagiza nk'umuntu uzubaka urugo. muteze amatwi. Ibyo bintu mbivugiye iki? ni uko mu minsi ibiri ishize cyangwa mu byigisho bibiri bishize twabonye neza ukuntu guhindana ko mu bwenge n'ibitekerezo bipfuye dufite bigendanye na ntugasambane bigatuma imitima ihora ibarwa nk'isambana n'ubwo inyuma waba utabikoze, bishingiye ku mivukire yacu ya kamere y'icyaha n'ubupfu bw'intekerezo abatubyaye bari bafite barerewemo n'ubwo twakuriyemo. noneho ngiye kubabwira umuntu w'umwizera, umuntu ufite amahame y'Imana, ibintu agomba kuba afite mu mpagarike ye mbere y'uko ashaka iki? uwo bazabana. nk'umuntu uri gushaka kuzabyara umwana udafite intege nke mu bitekerezo, mu mubiri, mu bwenge no mu mico mbonera. ubwo ibyo nimbivuga ukaba wowe warashatse uhite wumva igitekerezo wari ufite, nubwo n'ubundi hari ukuntu uri kubyumva ariko bigereranye n'igitekerezo Imana ibishaka ko abana bayo bagira. hano haranditswe ngo igisubizo umukristo asubiza utizeye. aramubwira ngo umukristo wese akwiriye gukora iki? akwiriye gukora iki mu gihe ageze mu bishuko byo kugerageza ibyigisho by'idini? akwiriye kuvugisha ukuri afite ubutwari bukwiriye agira ati, ndi umukristo mfite umutima uhana. ubwo bari kukurambagiza cyangwa uri kujya kurambagiza? ugomba kuba uri umukristo ufite iki? umutima uhana. nizera umunsi wa karindwi w'icyumweru ko ari wo sabato yo muri Bibiliya. turi kumwe? ntabwo tubasha kunezeranwa kuko ninkurikirana kunguka ubwenge buruseho ubushyitse bw'Imana, nzakomeza kurushaho kwanga isi ngira ishusho isa n'iya Kristo. iyi ni ingaragu. rero nukomeza kuburira ubwiza kuri Kristo, ntureshywe n'iby'ukuri, uzakunda iby'isi nge ntashobora gukunda mu gihe ngikunze iby'Imana wowe udashobora gukunda. muteze amatwi. iby'umwuka bitekerezwa mu buryo bw'umwuka. ubwo urimo urasubiza uwaguhaye mesaje yo kukurambagiza, cyangwa nawe nibyo ushingiraho uri kurambagiza. uwo muzagenza gute? uwo muzabana. uri kubyumva? uri kubyumva? najyaga mbikuganiriza, noneho tega amatwi wumve. bari mu bifata nk'amagambo, ariko na mbere yo gufata ibintu nk'amagambo ariko nawe ujye ubishyira mu mutima unatekereza, wumve ari wowe uri kugishwa inama cyangwa uri gutanga inama iyo watanga. ariko ibi ni inama z'Imana. paje 22 ni icyigisho kivuga ngo ntugashyingirwe uwo mudahuje kwizera. ubwo ugomba kuba ufite kwizera. rero turi gusoma igisubizo cy'umuntu ufite kwizera. igihe nzakomeza guhinduka nzanga isi, mu gihe wowe uzakomeza guhinduka uzayikunda, njyewe nkakomeza kuzuza amahame yo gukunda Imana, wowe uri kugwiza amahame yo kuyanga. ubwo rero sitwahuza. nzanga isi cyane, wowe uyikunda cyane. nkunda Imana cyane, wowe uyanga cyane. iby'umwuka bitekerezwa mu buryo bw'umwuka. nutagira ubwenge bw'umwuka ntuzabasha kumenya iby'Imana inshakaho. hari iby'Imana izanshaka ariko kuko udafite ubwenge bw'iby'umwuka ntubimenye, cyangwa ngo umenye inshingano nahawe na databuja nkorera. uzaba uri databuja ariko mfite databuja, kandi we nzajya mwumvira mbere yuko ngenza nkumvira. nicyo gituma wiyumvamo yuko nkwirengagije ku mpamvu z'inshingano y'idini. uzumva ko ndi kukwirengagiza kandi ndi gusohoza inshingano Imana yagenje gute yampaye. ntuzanezerwa, uzagira ishyari uritewe n'urukundo nkunda Imana, kandi nzibera jyenyine nkomeze kwizera iby'Imana. ntuzanezerwa, uzagira ishyari uritewe n'urukundo nkunda Imana, kandi nzibera jyenyine nkomeze kwizera iby'Imana. ibitekerezo byawe nibihinduka, umutima wawe ukemera gukora iby'Imana ishaka, maze ukiga gukunda umukiza wanjye, nibwo tuzongera tubisubiremo ibyo bintu. igisubizo cy'umuntu w'Imana.
ujya kurambagiza nuko yakagiye, n'urambagizwa nuko yagashubije. Niwumva tugiye kwiyegurira Imana ubwo uze tubitwongere tubiganireho, ariko niba wumva ibyo bitari urarye ntumpeho. Hepfo bandika amagambo y'igitangaza avuga ngo uko niko uwizera yitanga ku bwa Kristo yemejwe n'umutima we uhana, kandi bigaragaza uko yitaye ku bugingo buhoraho akanga kuzabubura. Yiyumvamo yuko ikimubereye cyiza ari ukuguma aho adashyingiwe kuruta gufatanywa mu bugingo bwe n'umuntu uhitamo iby'isi akabirutisha Yesu, kandi agaca indi nzira itari iyo ku musaraba wa Kristo, akazahitamo ibyo. niko Uwiteka avuze, kugira ngo ahereke amara iminsi isigaye atakigengwa na kamere y'iki y'abantu, maze abantu kubwo kwiyegurira Imana nk'aho wagira ngo Imana ni gitifu w'uyu mwaka ubutaha bazatora undi perezida wa manda. Abaperezida bo babaha myinshi, imyaka 7, umuntu amaranye na Yesu imyaka 7 ntakaba ataragize mu isi, ariko abura ubugingo nawe ntacyo bimaze. Kugira ngo ahereke amara iminsi igenje gute? Wiyeguriye Imana burundu, ubushake bwayo wumva aribwo yifuza ko busohozwa. Niba ari uko bimeze, ibyo bingana no kunogora ijisho. Uyu mukobwa ntari nogoye cyangwa ararinogoye, uyu musore akaba ikiganza aragiciye cyangwa ntagiciye. Harya ubu iwabo bari kuvugana ngo iki? Harya ubu abaturanyi bari kuvugana ngo iki? Nabo basenga nibyo bavugana n'Imana ibizi. Uyu muntu wamaramaje atya ndiwe wenyine wemerewe kurambagiza uko Imana ishaka. Uyu muntu wamaramaje atya niwe wenyine wemerewe gukora ubukwe, Imana ikabutaha. N'uwabukoze uko nibwo yatashye bwonyine. Ari ukuntu abantu bavuga ngo Yesu yatashye ubukwe bw'ikanu ukagira ngo ni nk'ubu ngubu. Muzasome muzamenya impamvu nabwo yabutashye. Paje 11. Uko umuntu aba ameze. Urukundo ni impano nziza ituruka kuri Yesu. Kurambagiza uwo muzabana, muzubakana urugo. Urukundo ni impano nziza duhabwa na Yesu, ubugwa neza butunganye kandi bwera, si icyo wiyumvamo. Abantu benshi baritiranye. Bitiranye urukundo n'ibyo biyumvamo, ariko mu mutega amatwi mwumve. Ahubwo ni ingeso. Urukundo ni ingeso, ntabwo urukundo ari ibyo wiyumvamo bibira nk'inkono y'ibihaza. Urukundo rukarara ngo rwaraye runyotse, rukotse iki? Imyuka mibi irakuhindamo ukavuga ngo ni urukundo. Si ibyo wiyumvamo ahubwo ni ingeso. 11. Abayoborwa n'urukundo nyakuri ntabwo baba abanyabwenge buke cyangwa impumyi, ariko urukundo ngo wemwe bagenzi ngo urukundo ni iki? Ngo ni indwara ngo itavuwe ngo yagenza gute? Ikwica iki? Ahubwo imyuka mibi itakuvuyemo ari iguhitana. Ntabwo urukundo ari impumyi, ntabwo urukundo rubura ubwenge. Ariko biratangaje ko ariko ndi kuvuga umukristo wemerewe gushaka. Niwe ndi kwivugira. Ibindi byo uruhande rwabyo murahita murwumva kuko nzi ko ariyo mwagenze. Nanjye niyo nagenze, ntabwo ndi kure yabyo. Ariko twiga iby'ukuri mu byumve. Urukundo nyakuri rwiza rukiranutse rutunganye ni ruke rwose. Icyo kintu kiza cyane ni ingume pe. Agahararo ni ingirwa rukundo. Aza abantu barahararana ukagira ngo bagenje gute? Bakundanye. Abantu barakundana ukagira ngo bakundanye koko. Agahararo. Ngama yashi yahaganye arahandana. Ibinyerera bizamo amaga. Agahararo. Ingirwa rukundo. Urukundo nyakuri ni ingeso, ni imico, ni imyumvire bihuje n'urukundo rw'Imana.
urukundo nyakuri ku ipashe 11 niho ndi gusoma, ni ingeso iruta izindi kandi yera iciye ukubiri rwose, niyo urukundo rubyukijwe n'irari rije gitumo kandi rugapfa mu kanya gato iyo rugeragejwe cyane. Abantu rero bagira irari bakagira ngo urukundo bagenje gute bafite, kubera yuko bijya gusa, reka mvuga uko, kubera iki ubona umugabo aciye bugufi akahendahenda ukumva yihannye yahindutse, nk'umugore wari inshege uvuze induru usakuza no kumva ijwi ryatuje yahindutse, nyamara ni irari. Ufite uru rukundo nyakuri niwe wemerewe gushaka. Urukundo nyakuri ni ingeso iruta izindi kandi yera iciye ukubiri rwose, niyo urukundo rubyukijwe n'irari rije gitumo kandi rugapfa mu kanya gato iyo rugeragejwe cyane. Urukundo ni imbuto ikura yo mu ijuru kandi rukwiriye kurerwa no kugaburirwa. Ingeso z'ubugwaneza z'ukuri, amagambo aturutse mu mutima w'urukundo bizatera burugu umunezero, bizayeshya abantu bose bazaho uko kureshya kwabo kuri. Urukundo rutunganye nirwo rushyira Imana mu migambi yarwo yose kandi rugafatanya neza n'umwuka w'Imana. Ariko urukundo rw'agahararo ntiruhanwa, rurahubuka, ntirushyira mu gaciro, ntirukomwa imbere, icyo rwikundiye rukigira ikigirwamana cyarwo. Ubwo uri kumva icyo wita urukundo? Mu ngeso zose z'umuntu ufite urukundo nyakuri hazabonekamo ubuntu bw'Imana. Niyo mpamvu mwumvise iriya ndahiro, ndi umukristo nubaha Imana, igihe Mwuka Wera azana izi nshingano uzagira ngo ndi kukwanga. Mu ngeso zose z'umuntu ufite urukundo nyakuri hazabonekamo ubuntu bw'Imana, ituza, ubupfura, gukiranuka, kuba intungane no kubaha Imana. Bizagaragaza intambwe yose yerekeza ku gushyingirwa. Wumvise? Aba nibo bonyine bemerewe kujya kugeza gute? Ni nawo uyu muntu wenyine. Ubu bukwe nibwo bwonyine bwemerewe gutahwa. N'ubu cyuzu uzantumire, kuko nibwo bwonyine bwagishije Imana inama, nibwo bwonyine Imana itaha. Ubundi bwose ni ubusohoza ubuhanuzi buvuga ngo nk'uko mu bihe byo kwa Ruti byari bigenze gute, bararongoraga. Uko kurongora rero ntikwari kwemewe n'Imana, cyari icyaha. Abayoborwa n'izo ngeso ntibazahugira mu mushyikirano wo kubavutsa iteraniro ryo gusenga, mu gihe ahubwo abantu batangiye kurambagiza. ubwo byo gusenga byo bijya hehe? Ari umuvandimwe wambwiye ati ubundi iyo utangiye kurambagiza ukazanamo iby'Imana ngo birapfa. Impamvu bipfa ni iyihe? Umusore ngo ntabwo utangiye gutereta ukumvazanyamo ibintu by'Imana, ubwo hebo ubwo bukwe ntibabuzageza gute? Abuze ni reka bipfe. Niko kuwazanamo Imana ntawe yakemerera, kuko izi ngorane n'ishyano abantu bagusha naryo nta mwana waryo wayiyambaza. Nta mwana w'ijuru wakwiyambaza ijuru yakemerera guhura n'iryo shyano. Niyo mpamvu bipfa. Abayoborwa n'izo ngeso ntibazahugira mu mushyikirano wo kubavutsa iteraniro ryo gusenga no gukora imirimo itegetswe n'itorero. Umuhati wabo w'iby'ukuri ntuzicwa no kwirengagiza imyanya n'amahirwe Imana yabahereye ubuntu. Rwa rukundo rudafite urufatiro rwiza ruruta kunezeza umubiri, ruzaba akagarara. Urwo rukundo ruzaba impumyi n'akarenze ihaniro. Ubwo se ni urukundo? Icyubahiro, ukuri n'imbaraga zose z'ibitekerezo byiza bishyirwa mu bubata bwo kwifuza. Hanyuma Imana yavuze ngo ndakubwira ukuri yuko uwifuza mu mutima wawe amaze kugenza gute. Niyo mpamvu ingo zose zubakiye kuri iki kintu. Abantu bagiye muri babyita ngo iki, ibindi b'abakobwa basigaye bajyamo bagahurayo n'abagore n'abandi abagore bubatse ingo mbere yuko bajya bride shower. Abantu bagiyeyo, inama zitangwa nizo kujya babyuka biyegurira Imana, biga ijambo ry'Imana, Mwuka w'Abahanuzi na Bibiliya muri bride shower. Uruhurirane rw'ababyeyi basezera umukobwa wabo agiye kuzarushinga. Iyi nama n'ibitekerezo bitangwa murabizi. Ni ukumubaza hakiri kare niba yaragiye mu gikari kwa nyirasenge mu bakuru,
mu rubohero. Nibyo bakamubaza niba yaragiyeyo ke umvira iyo mana, ati ibyo simbizi, bati kakubayeho rero, ubwo utabizi rero ntuzanarwubaka, ubu se ko shaka amavuta y'inka, hanyuma n'iki kindi ngaho. Aha Imana yo mu ijuru tweze, nuko mwiyuhagire mwiboneze, nukwiyuhagira n'umubiri n'amazi n'isabune n'icyangwa n'ikiroso. Icyubahiro, ukuri n'imbaraga zose z'ibitekerezo byiza byose bishyirwa mu bubata bwo kwifuza. Umugabo waboshywe n'iminyururu y'uko kubura ubwenge, maze ahubwo nibwo yiswe umugabo. Wumva isi ngo nuko shanga noneho wagize igitekerezo ngo kiki tekereza, kandi ahubwo ubwenge noneho nako yari afite kagende gute. Umugabo waboshywe n'iminyururu yo kubura ubwenge kenshi cyane ahora ari igipfamatwi niyumva ijwi ryo gutekereza n'umutima uhana. Ntabwo impaka cyangwa guhendahenda birushya bimuyobora ngo bimutere kureba ubupfapfa bw'imibereho ye. Ni hahandi aramushaka. Hari umuntu wambwiye ngo yose umuntu wambajije ndamubwira ntabwo kiriya kizu ubona nkibamo njyenyine, ubwo si byiza ntirakuzamo. Iyo si byiza yaje mu muntu ubwo birangira nyine ngo amuzanye n'icyorezo. Urukundo nyakuri si kamere ihutiraho, icyo ni icya mbere. Urukundo nyakuri ntabwo ari kamere igenje gute ihutiraho, ariko ni gute uhutiyeho. Umuntu umuhuriye mu itagisi, umuntu umuhuriye oya, si ukubabeshya, ibyo byo nabibonye kuri social media, kuri YouTube. Yego mu minsi mike ni umuhanzi witwa Vestina, bano bajya baririmba izi ndirimbo z'Imana, niko babeshya. Ariko uwo witwa Vestina mu minsi mike yari yashakanye n'umusore w'umunyaburikina Faso ahari, nabo nabibonye uko nguko. Uyu munsi nasomye ari kurira, avuga ati ntabwo nigeze mba muri ubu buzima, sinigeze nifuza kuba muri ubu buzima, sinigeze numva natekereza yuko najya igikoresho, sinigeze, ati narashutswe, ati iya ati undi mugabo, ni nuko yavuga, niba batandukanye bari kumwe, niba ati undi mugabo uzanjyana we nzabanza ngo niga imico, niga ingeso, ubu arasubiraho umukobwa. Nindushye nkatwe twese. Yashatse umunyaburikina Faso, ari umunyarwanda. Aka kanya byashwanye ni amezi make ashize, w'umunyarwanda. Uyu tujye ducuranga mugafashwa, igihe muzagendererwa. Ntabwo rushobora guhama keretse rwaragendeye ku mahame y'ukuri. None se arayazi? Abayamenye se bo bayagendeyemo? None ndi kumutera amabuye, naba ntazi ibyo nakoze, naba ntazi ibyo nagenje nte nakoze. Ndirirwa njya kure se, wenda hari zanyu zirashinze zirubatse ku rutare rw'iteka cyahe byokanye. Ariko urukundo rukugira akagarara, ugapfa amatwi, ugapfa ubwenge, ugapfa amaso, warangiza ukarwita urukundo, nuko Satani, ubwo ni rwa kwakundi rwo kwa Satani, warangiza ukarwoma inyuma. Urukundo nyakuri si kamere ihutiraho. Niyo mpamvu nimbaje nti ni gute ujya mu modoka ugakunda, wayisohoka mugeze muri gare ugakunda undi, wajya mu kazi ku ishansi ugakunda undi, wataha ugeze iwanyu abashyitsi baje ugakunda mu undi. Ibyo bintu kubyita gukunda? Irari ryarakwishe ubu musambanyi kabombo. Ahubwo kamere yarwo umva ni amahoro kandi rukaba rwinshi, rureba hirya y'ibigaragarira amaso gusa, kandi rugakururwa n'ingeso nziza gusa. Urukundo rugira ubwenge kandi rufite ububasha bwo kurobanura, maze umugambi warwo ukaba uw'ukuri kandi ukagumaho. Urukundo ruvanywe mu butegeka bwo kwifuza no kurarikira, ruyoborwa n'ubwenge n'ubw'umwuka, rugaragarira mu magambo no mu mirimo. Umukristo akwiriye kugira ubugwaneza bwejejwe n'urukundo rutarimo uburahu cyangwa inabi, ubukana n'ubukaka, bikwiriye koroshywa n'ubuntu bwa Kristo. Niba afite urukundo rw'Imana, Imana yagucyubahiro.
uyu umeze uko wenyine niwe wemerewe gushaka, n'ufite ubwenge bwo kurambagiza, abandi bose ni ibigoryi. niyo mpamvu isi dufite umuvumo, tuvuka duharatuweho ikimenyetso cya Satani. Yafashije hepfo bavuze ingeso zikwiriye kuranga umugabo uzashaka n'ingeso zikwiriye kuranga umugore uzashaka, ntago mbijyamo. Ahubwo niba wumva ufite uyu mutima, ugenda urambagize, ufite umutima uhana. Yego ku ipaje yaho ya 14 muri iki gitabo ndasomaho amagambo makeya. Turi kumwe? Ku mugabane wa 2 inama zigirwa itorero, kugira ngo mwumve ko nyine abantu batayobowe n'Imana, bityo nyine nta kindi cyari buvuke keretse icyo cyabayoboye ni Satani. Kuri iyo paje babwiye 10 na kangahe? Kuri iyo paje ya 14 baba bavuze ngo inama ituruka ku babyeyi bubaha Imana, ariko mbere yaho nanone bavuze ku gusenga no kwiga Bibiliya ko bizatera umuntu guhitamo igikwiriye. Yego, bavuze ku inama ituruka ku babyeyi bubaha Imana. Kuri iyo paje bavuga ibintu byinshi, ariko reka nsome aya magambo. Mbese bakwiriye kwitonda biruseho bate mu gihe bagiye mu byo gushyingirwa, kandi ari byo bizagira icyo bihindura mu igihe kizaza no mu bugingo buzaza, mu kigwi cyo kugenza batyo ngo bagishe inama ababyeyi. Mu kigwi cyo kugenza batyo biterera mu byo gushyingiranwa nk'abikinira, batabikomeje, babihubukiye, bahumye, ndetse batitonze ngo batekereze. Impamvu itera ibyo nta yindi ni Satani. Umvise ko ari wowe ubiyoboye, ukunda kureba ubuhanya no kononekara mu isi, maze akazunguriza urwo rushundura kuroba abantu arimo ashakisha. Yishimira kugira bene abo bantu batazirikana, akabavutsa umunezero wo muri iyi si n'uw'iwabo mu isi izaza. Mbese abana bakwiriye kugisha inama kwifuza kwabo gusa n'ibyo bararikiye, batagiriwe inama ikwiriye n'ababyeyi babo? Bamwe basa naho batitaye ku nama no ku bwenge by'ababyeyi babo, cyangwa ngo bazirikane ubwenge bwabo bushyitsi. Kwikunda kwamaze gukinga imiryango y'imitima yabo y'urukundo umwana akwiriye kugirana na se na nyina. Ubwenge bw'abasore bukwiriye gukangurwa muri ibyo. Itegeko rya 5 niryo tegeko ryonyine rukumbi ririmo isezerano, ariko ryubahirizwa byanikize ndetse rikirengagizwa n'abashaka kwikundisha. Gusuzugura urukundo rwa ba nyina, gukoza isoni base, ni ibyaha bihora byanditswe ku basore benshi. Ifuti rimwe ryo mu mafuta akomeye cyane yerekeye kuri ibyo, nuko abasore bataramenya iyo biva n'iyo bijya, badashaka ko hari icyarogoye urukundo rwabo, ko nta n'igikwiriye kuruzitira. Nukuza guhereza itariki umunsi n'igihe ibyo bizaberaho, nta bindi. Niba hariho ikintu gikwiriye kwitonderwa no kwitabwaho cyane, icyo kintu cyaba iki? Gufasha guturutse ku bandi, kubishyira ku munzani urebye mu mpande zombi, utuje kandi witonze, birakwiriye rwose. Nyamara ibi bikorwa n'abantu benshi cyane batabanje gutekereza. Nshuti basore, nimugisha inama Imana n'ababyeyi banyu bubaha Imana, musengera icyo mushaka gukora. Ni bande basenga? Wabaza uti mbese ababyeyi bakwiriye guhitiramo umwana wabo mugenzi we batitaye ku bushake bw'uwo muhungu cyangwa umukobwa wabo? Ababyeyi koko bahatira umwana uwo adashaka? Ushobora kubibaza biturutse kuri iyi nama. Mutega amatwi.
ndababaza ikibazo nk'uko biri, mbese umuhungu cyangwa umukobwa nawe akwiriye guhitamo uwo bazabana atagishije ababyeyi inama? kandi iyo ntambwe ari iyo kuzanira ababyeyi umunezero niba abo babyeyi babakunda. none se umwana nubwo yagirwa inama agahendahendwa n'ababyeyi be akwiriye kugumya gukurikira ibyo yishakiye? ndasubiza neruye nti oya, oya, keretse niba atazashyingirwa. naho ubundi niba agomba gushyingirwa hagomba kubaho ubwumvikane hagati ye n'iki itegeko rya 5 ribuzanya bene iyo ngeso: wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. iri ni itegeko rifite isezerano Uwiteka atazabura rwose gusohoreza abubaha ababyeyi babo. ababyeyi b'abanyabwenge ntabwo bazahitiramo abana babo abafasha batabyumvikanyeho. Yesu ashimwe. impamvu ibi ndi kubivugaho ni ukugira ngo mwumve aho ibintu byagenje gute, byapfiriye, unamenye ibyo uhanganye nabyo, kugira ngo uhere kumara iminsi usigaye utakinarindagirira mu mwijima, ahubwo wihana ubupfu bwawe. igihe cyashize cyari gihagije gukora nk'iby'abapagani bagenza gute bakora. abasore, imiburo ibwirwa bagamije gushyingirwa. abasore biringira cyane ibyo bahubukiye. abasore biringira cyane ibyo bagenje gute bahubukiye. ntabwo bakwiriye kwironda cyangwa ngo bagirwe imbata ako kanya nuko baneshejwe n'uburanga bw'inkumi. oya, nibihubuka ntugahubukane nabyo. kubonana ko muri iki gihe kw'abashaka kuzashyingirwa akenshi ni inama y'uburiganya n'uburyarya umwanzi w'abantu akoresha cyane abibagiza Uwiteka. baneshejwe, bagushijwe n'uburanga bw'inkumi. niko twari dusomye hano bavuga ngo ntabwo bakwiriye kwironda cyangwa ngo bagirwe imbata ako kanya nuko baneshejwe n'uburanga bw'inkumi. ibyo bintu babigira ubwiru byabo. kugira ubwenge busanzwe nabyo birakenewe muri iki kibazo, uri kumva? nyamara nabwo bufite akamaro gake muri ibi. kugira ngo mwumve ko haba hajemo Satani n'Imana, nuko ubu inama zose watanga zo mu bwenge busanzwe, ubushobozi waba ufite bwo mu bwenge busanzwe bigeze kuri ibi ngibi, nabwo bumera nk'ishashi iri ku muriro. ubwenge buhita butakara, umuntu akaba ikizongwe, agashushungwa, kurya bikamunanira, akarara ahinda mu mutima icyuya kibira, nta ndwara arwaye. nta ndwara agenje gute arwaye. umuntu akajya kwa muganga nta yindi ndwara arwaye. yarwaye ngo umuntu mukabyita icyoroshye, warangiza ukagira ngo nibyo yigira kuko bitaragufata. agatitira, agahinda umushyitsi, maze yabona uwavuga ko akunda indwara igahita igenza gute ikira. ibyaha gusa. oya, baravuze ngo kugira ubwenge busanzwe nabyo birakenewe, nyamara nabwo bufite akamaro gake muri ibi. wabyumvise? ibitekerezo n'urukundo rw'agahararo bikwiriye kwirindwa nk'uwirinda ibibembe. niwubona byaje cyangwa igihe byaziye ujye uvuga uti ngushije ishyano, umere nk'umuntu watatswe n'ibibembe, ubushita, icyorezo. none isi irabizi ko ari icyorezo cyateye ari ibibembe mu bantu. ibitekerezo n'urukundo rw'agahararo, ibitekerezo n'urukundo rw'agahararo bikwiriye kwirindwa nk'uwirinda iki? ibibembe, ubushita, kovidi. dore kovidi ahubwo Ebola ifata abasore n'inkumi benshi cyane bo muri iki gihe ntabwo baboneye, nicyo gituma bakwiriye kwitonda cyane.
abajyaga bagira ingeso zitunganye nubwo bagira intege nke mu bindi, bakwiriye kutagira umugayo muri ibi. Hari ibintu byo gukinishwa, ariko ibi byo nta mikino igenje gute irimo. Muriyegurira Imana, ntimuri buyiyegurire. Abantu iyo barebye uruhande rwo kwiyegurira Imana bikorera amaboko bakavuga atari tuzajyayo tumaze kubikora. Iyo ugiye utarabikora ntabyo ukora, barabizi. Yewe umuntu wabimbwiye gutyo, iyo ugiye mu bintu by'Imana ukayiyegurira ukiri umukobwa cyangwa ukiri umusore, ntuzu ngo hewe ngo ntabwo ibyo bintu muzashaka. Tekereza, imitima igenje gute? Irabizi. Ariko imbaraga y'irari ntabwo ubwiye ngo n'ubwenge ubu busanzwe buhita bucika amazi. Uko kureshywa n'urukundo rw'agahagararo kenshi bihura n'ubukristo bw'abasore bo muri iki gihe. Urumuna wanjye, Imana ishaka yuko uhinduka. Ndakwinginze, gira urukundo ruruseho, wegurire umucunguzi wawe wakuguze ubwenge bwawe n'imbaraga zawe n'umubiri wawe. Weze ibitekerezo byawe n'ibikurimo kugira ngo imirimo yawe yose ikorerwe mu Mana. Umva umuntu ukwiye kurambagizwa no kurambagiza uwo ari we. Ibindi byose bizayengeshwa no gushya cyane, n'ubu birashya. Niyo mpamvu bavuga ngo zirarabishya, barabizi. Ni icyitiriro. Abamarayika ba Satani babana n'abamara igihe kirekire barambagiza nijoro. Nta mukristo ukwiye gukora ibi. Ibyo biri ku ipaji 16 ndi gusoma. Ntabwo ibi nabivamo. Ingeso idakwiriye gukinisha imitima ni ukurambagiza umwe, babiri, batatu, ukabura aho ngaho ngo ni icyaha kitagira uko kingana mu maso y'Imana. Ku ipaji 17 kandi nako biri mu byanditswe byiza. Ni icyaha kitagira uko kigenza gute? Ukaba ufite umukobwa hariye muri buri karere, ubu bari ku murongo, umwe ahamagara undi, maze ubwo ibyo bikazana kubeshya, kwiyemera, gutakaza igihe, gutakaza umutungo, ubwonko buragenda bukadihama. Ariko reka nsoma aya magambo mwumve. Umusore wishimira kubana no kuzura n'inkumi ababyeyi bayo batabizi, ntabwo aba yikoreye ibikwiriye bya gikristo cyangwa abikoreye ababyeyi bayo. Kurambagiza umukobwa wabo batabizi ni icyaha. Mbere y'uko ubwira umwana w'abandi ko uri kumurambagiza, ugomba kubanza ukabibwira hehe? Iwabo. Mu gihe bavugana udukuru kandi bagahurira mu rwihisho, uwo musore abasha kumushuka, maze yakora atyo akaba atakibashije kugaragaza ingeso nziza no gukiranuka k'umutima umwana w'Imana wese akwiriye kugira ngo basohoze imigambi yabo, bahemuka ku mugaragaro, bagateshuka inzira ya Bibiliya, maze bakagaragaza ko atari abanyakuri, kuba bakunda kandi bageragezaga kubabera abarinzi bakiranuka. Hari n'icyaha cyo kwiba, n'ibyaha byose birimo nyine muri kubyumva. Yesu ashimwe. Ubundi uyu muntu yarangiza akajya kubaka urugo, ariko mbere yo kubaka urugo nyine ubwo agakora ubukwe. Yesu ashimwe. Ubwo nabwo iyo hagiye gukorwa ubukwe hagomba, ubwo niba irambagiza ryari ryemewe n'Imana, hagomba kubaho n'ubukwe bwemewe n'Imana. Iyo umuntu arambagiza, iyo usomye mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranije ku ipaji 342, ugomba kumenya imyaka y'urambagiza. Ku ipaji 342 ni ifuti kurambagiza umuntu, ukazabana n'umuntu urusha imyaka myinshi cyangwa kurusha imyaka myinshi, ni icyaha. Kubera iki? Biba bizangiza ubuzima bwanyu kandi muzabyara abanyantege nke. Ariko ubwo bwenge biza muri wa muntu w'Imana uri kurambagiza, uri kubyumva, naho ubu ngubu ni ukuyora. Imyaka iranahishwa. Yego, abakobwa bake n'ubu mwicaye aha ngaha ukubajije imyaka yawe, babanza ugahura n'ikigeragezo cyo kuyimbwira. Ubu nkubajije imyaka ufite, wa mukobwa we wicaye aha, ikigeragezo cya mbere wagira ni ukuyimbwira. Kubera iki? Ari bugire ngo ndi umwana kandi nkuze.
ari bugire ngo ndakuze kandi ndi umwana. Ibyo byaha, kandi nanjye ndi umusore ntiwatinyuka kumaze imyaka mfite ngo nyikubwire, utagira ngo ndi umwana sha, utagira ngo urandute. Ibyo byaha byo mu mubiri nibyo abantu biba bibereyemo, ariko baravuze ngo nk'uko Kristo yababarijwe mu mubiri, mube ariko namwe mwambara uwo mutima nk'intwaro, yego, kugira ngo muhereko mumare iminsi, ngo kuko ubabarizwa mu mubiri, ubabarizwa mu mubiri abamaze kureka ibyaha. Mu mubiri uzahura n'abagusebya n'abagusereza, ariko bamaze kureka iki? Ibyaha, ngo uhere kumara igihe cyose usigaye ukiri mu mubiri, ariko utakigengwa na kamere y'iki? Y'abantu. Kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora nk'ibyo abapagani bagenza gute bakora. Ngo ariko bazatangazwa nuko mutakigenga, mutagihuje rwose muri za ngeso za gipagani. Uyu ugiye kurambagiza ubaza ubuzima bw'umuntu, muzabisoma ku ipaje 341 mu butumwa bwatoranijwe umugabane wa 2 ni kino gitabo cy'umuhondo gitoya. Ni ku cyigisho kivuga nk'indwara n'ibizitera ku gice cya 2 cyacyo. Indwara n'ibizigenza gute? Gushaka umuntu ufite amagara make, uzabyara ufite amagara make, ubwo kandi ni uruhererekane. Ibyo wabijyamo? Cyokoze ukuntu bajya bajijisha bakajya gupima sida. He mushatse muzayireke. Mwese uratwara umuntu urwaye umutima, impyiko, ibihaha ngo ntarwaye sida. Utwara umuntu ufite ubuzima bugiye guhita burangira, ukibaza urubyaro azagusigira uzarumaze iki? Ugomba kureba umutungo ufite. Ku ipaje 339 ni icyaha kubyara udafite ubushobozi. Icyo ni icyaha. Iyo abantu ari n'icyaha cyakugarukiragaho byaba byoroheje, ngo ariko wowe ni n'umurage w'ubutindi n'ubuhemu busize mwisi. Ni icyaha kibi. Rero niba uri umukristo, yegurira Imana burundu. Yesu ashimwe. Kongera umubare w'abana bigomba kugendana n'ubushobozi n'ibyifuzo, ukibaza ibibazo ngo mbese uyu tugiye kubyara Mana azakumarira iki? Byose umushinga ari ugushyira Imana hehe? Imbere. Reka nsome ku ipaje 26 muri iki gice cya 20 kivuga gushyingirwa. Haranditswe ngo paje 26, ubukwe bukwiriye kuba bworoheje kandi burimo umunezero. Ibyanditswe bivuga ko Yesu n'abigishwa be bararikiwe kuza muri ubwo bukwe hehe? Ikana. Kristo ntiyemereye abakristo kuvuga igihe Kristo ntiyemereye abakristo kuvuga igihe bararitswe mu bukwe ngo ntidukwiriye kujya muri uwo mwanya wo kunezerwa cyane. Ariko Yesu yavuze, ahubwo mutega amatwi icyo yagenje ate, icyo yavuze. Ntabwo Yesu yabujije abakristo kujya mu bukwe ngo banezerwe, kuko banezerwa cyane ngo bavuge ngo umukristo rero ukuntu nyine umukristo avuga ati ni inzira y'umubabaro rwose nta kunezerwa cyane kugenza gute. Ariko ntabwo ariko Yesu yavuze. Iyo ni imyumvire kandi igomba guhinduka. Kujya muri ibyo birori kwa Yesu kutwigisha yuko ashaka ko twishimana n'abishimira gukomeza amategeko ye. Tega amatwi mwumve. Kujya muri ibyo birori kwa Yesu kutwigisha yuko ashaka ko twishimana n'abishimira gukomeza iki? Amategeko ye. Ntabwo yigeze abuzanya ibirori by'abantu bitarimo icyaha. Igihe bikozwe bikurikije amategeko yo mu ijuru, ibyo birori twite umuntu yemerewe kugenza gute? Niyo mpamvu navuze nti nzi ukuntu nabivuze ngo nanjye muzabuntumire. Ntabwo nzi ukuntu nabivuze, ariko nanjye ubu bw'ikana rwose pe. Kujya muri ibyo birori kwa Yesu kutwigisha yuko ashaka ko twishimana n'abishimira gukomeza iki? Amategeko ye. Ntabwo yigeze abuzanya ibirori by'abantu bitarimo icyaha, igihe bikozwe bikurikije amategeko ya hehe? Yo mu ijuru.
iteraniro Kristo yubahirizwa, iteraniro Kristo yubahirizwa nuko aririmo, ni byiza ko abayoboke be baribamo. Hanyuma yaho Kristo abereye muri ibyo birori yabaye no mu bindi, ubwo yari abirimo yarabyejeje kandi arahigishiriza. Imana ihabwa icyubahiro. Paje 26, icyigisho cya 20. Ibi birori twemereye kugenza gute? Kubijyamo. Nucyuza ibirori uzacyuze nk'ibi untumire, nzabitaha. Bisubikurikiyeho. Nta mpamvu yo gutuma tugira ibirori by'ubukwe bitanzweho byinshi cyane. Ibirori by'ubukwe bitanzweho byinshi cyane nta mpamvu yabyo, ni icyaha. Ku buryo abantu bafata n'amadeni. Nubwo bene ubwo bukwe baba babyumvikanyeho, ntabwo byemewe. Uwo mutungo wagakoreshejwe umurimo w'Imana. Iteka mutega amatwi, najyaga nibwira ko bitankwiriye kureba ubukwe burimo ibyishimo n'umunezero kandi bakubitiyeho no kwiyemera. Oya, igikwiriye kurangamirwa icyubahiro gikomeye ni umuhango wategetswe n'Imana. Igihe umuryango uremwa mu isi, biba bigaragaje uko abo bazamera mu muryango wo mu ijuru. Igikwiriye kugirwa nyambere y'ibindi byose ni ukubaha Imana. Igihe kubaha Imana kubuze, ubwo ibyo bintu ntabwo byemewe n'Imana, nta muntu w'Imana wo kubijyamo. Agere ku musozo. Ku ipaje 35 ku icyigisho cya 22 kivuga ngo isano y'umugabo n'umugore. Twari tubonye ibikwiriye, ariko reka nsome uko bigenda muri iyi minsi ubundi nsoreze kuri iyo paje. Shimwe turi kumwe. Imyumvire, ingeso, imico abantu bagifite kuri iyi ngingo, kugeza ubwo umuntu ngo yakandagiwe n'intama, ngaho ngo bamukubita amatovu, baguhambana ikara. Ubwo ibyo bintu byose biri hiriya birateretse, nyine ni za shitaroti na bar yo gusenga. Ariko niba uri umuntu w'Imana, uhere kumara igihe usigaje uri mu mubiri utagengwa na kamere y'abantu, aho gukora iby'Imana igenje gute. Ibi rero turi kwiga n'iby'Imana ishaka. Ku ipaje 35 haranditse ngo abazirikana ko gushyingirwa ari itegeko rimwe ryo mu mategeko yera y'Imana, kukarindwa n'itegeko ryera ry'Imana, bazajya bayoborwa n'amategeko atunganye. Ntabwo Kristo yigeze ahatira abagabo n'abagore abo ari bo bose kubaho badashyingiwe. Yaje gukuraho gushyingirwa kwera, ahubwo yaje kwemeza abantu no kukugarurira kwera kwako kwa katanga ka mbere. Anezererwa b'urugo rw'imitswe mu rukundo rutunganyijwe kandi rutikanyiza. Gushyingirwa ni kwiza kandi kurera. Nta cyaha kiri mu kurya no kunywa ubwabyo, cyangwa mu gushyingirwa no gushyingira. Mu gihe cya Nowa gushyingirwa kwari kwiza, n'ubu kandi gushyingirwa ni kwiza niba icyo cyiza gikozwe mu buryo butunganye, ntihabemo kurya no kunywa bishayishije bizana icyaha. Ariko mu gihe cya Nowa abantu bashyingirwaga batagishije Imana inama, cyangwa ngo bashake inama yayo yo kubayobora. Niyo mpamvu turi mu bihe bimeze nk'uko mu minsi yo kwa Nowa byari bigenje gute? Byari bimeze. Hepfo baravuga ngo kuko imibereho yo muri ubu bugingo ihita vuba, ikwiriye gukoreshwa mu buryo bwagira icyo bumarira abandi no mu byo dukora, mu byo tuvuga. Mu gihe cya Nowa habayeho urukundo rw'irari rya kamere rushayishije ku cy'Imana yageneye kuba cyiza, bituma gushyingirwa kuba icyaha muri iki gihe isi igezemo, bitewe no guhugira mu bitekerezo byo gushyingira no gushyingirwa gusa. Gushyingirwa kurera, ariko muri iki gihe cy'umwaku uku gushyingirwa kuzuyemo ibibi by'uburyo bwose, gukorwa mu buryo bubi, none kwahindutse icyaha kimwe kiri mu bimenyetso by'iminsi y'imperuka, ndetse gushyingirwa kumera nk'uko mu gihe cyabanjirije umwuzure ubwo kwari icyaha.
kubera yuko kuva umwana avutse niba ari kiriya kimenyetso kimuharaturwamo twahoze dusoma mu cyigisho gishize, agakurira mu ishuri no mu buzima bumuharaturamo neza bumushimangiramo ibyo bintu, kugeza kuri uyu mwanya koko reka gushyingirwa kuba icyaha, kuko ntabwo Imana iba yitabajwemo. Kwabaye icyaha igihe umuco wera n'amategeko yo gushyingirwa bizaba bisobanutse, noneho bizemerwa n'abo mu ijuru, kandi amaherezo azaba kunezerwa impande zombi, kandi Imana izubahirizwa. Niyo mpamvu nabigishije twari turi kwiga urukurikirane rw'uko umukristo agomba kuba we ameze. Iyo habayeho gushyingirwa kwa gikristo mu mahame y'Imana, yego icyo gihe Imana ihabwa icyubahiro. Ariko iyo hagize ni hamwe n'iri na rimwe ryirengagizwa, iyo nzu iba yubatse ku musenyi. Niyo mpamvu zidashobora kuramba rwose. Ari nayo mpamvu umenye ko Imana iguhamagarira kumara igihe cyose usigaje ukora iby'Imana ishaka. Ntuzatere intambwe y'ubuhumyi iyo ari yo yose muri iyi mibereho isigaye, kandi uzamenye intege nke aho zavuye n'ikibi wakoze icyo cyakoze. Umenye Yesu yavuze ngo naragupfiriye, umenye icyo abavuze. Teze amatwi. Numva ngo narakubabariye, umenye icyo yakubabariye. Umenye umubabaro yagize ku bw'imibereho y'ubuhanya yo kutagira ubwenge n'ibitekerezo n'imico mbonera mizima, biturutse muri ayo mahitamo y'ubusazi yaturanze mu hashize. Imana yo mu ijuru yongere idukureho gukiranirwa kwacu kose, iturebere mu mwana wayo, itubare nk'abatarakoze icyaha, kuko ntitwatinyuka guhagarara imbere yayo n'isegonda rimwe, kuko twahumanijwe no kubaho kwacu twese. Ari nayo mpamvu dukeneye gutsindishirizwa n'Imana mu izina rya Yesu.